nkuko mubibonye mu kanya gashize maze gutanga kandidatire yanjye yo kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mpagararira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Democratic Green Party of Rwanda. Kandidatire tumaze kuyitanga, mwabibonye. Itangazamakuru dufite gahunda nziza yuko icyambere icyo tuvuga cyane nuko itangazamakuru y'u Rwanda rikeneye kubona amikoro kugira ngo rikore rifite ubushobozi. So ari ibintu bibiri tuteganya yitwa RBA kuri yabona amafaranga atavuye ku ngengo y'imari, ikabona amafaranga ahoraho, ikaba ifite konti ihoraho muri beneri, ariko abaturage babigizemo uruhare, atari ukuvuga ngo barategereza ingengo y'imari ya buri mwaka. Noneho icyo gihe bakaba bafite ubwisanzure n'amafaranga ahoraho, batakeneye kubona amatangazo yo kwamamaza. Noneho aya matangazo yo kwamamaza akajya mu itangazamakuru ryigenga, ikaba yabona ubushobozi. Cya kabiri nuko tumva yuko hagomba kujyaho n'ikigega cyangwa se ikigo twakwita fund, media development fund, igomba kuba yatanga inguzanyo zoroheje ku itangazamakuru iyo ryose, bakaba ribafasha kwiteza imbere, kubona amafaranga yo kuba bajya mu icapiro, kuba bajya ku ikoranabuhanga, digital media n'ibindi byose, atari kujya muri bank ari bwa buryo buhoraho ariko bworoheje cyane. Iyo media development fund tukumva ko izafasha itangazamakuru yacu gutera imbere, ikakura kinyamwuga no mu bwisanzure. Tukumva ibyo bintu bibiri bibaye, RBA ikaba yigenga, ifite ingengo y'imari yayo ihoraho, itacingiye ku ngengo y'imari ya leta, abaturage babigizemo uruhare, bizayifasha kutajya mu kwiyamamaza mu bucuruzi, ikakora neza, noneho ubucuruzi bukaharirwa itangazamakuru ryigenga. Numva nibyo bizadufasha. Kimwe bagiwe bimwe mu byangombwa mwasabwaga? Ntabwo twabyibagiwe, kuko nkuko mwari mubibonye bari bansaba icyangombwa cy'uko nta bundi bwene gihugu mfite, kandi nari naraburetse mu mwaka wa 2014 muri biziko nafite bwene gihugu bwa Sweden, nari naraburetse ndetse icyangombwa ndagitanga ko naburetse. So numva gatari ngomba ko nkongera kukizana kandi baragifite na gitanze, ariko barambwiye ko nakongera nkabizana, numva nta kibazo kirimo. Navuga yuko aya matora tugiye kujyamo ya 2024 twafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017, kubera ko cyagiye twagiye muri aya matora tumaze imyaka 4 gusa ishaka rimaze kwemerwa. Ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze 10, twavuga ko imyaka 15 yose ishaka ryacu rimaze kwemerwa n'amategeko. Twumva yuko twamaze kwiyubaka, dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere, ku ntara, ku rwego rw'igihugu, dufite inzego z'abagore mu karere, ku ntara, ku rwego rw'igihugu, n'izindi nzego z'ishaka zose zisanzwe. Kandi mwarabibonye twakoze za kongore hirya no hino mu gihugu, mu ntara mwarabibonye, mu turere mwarabibonye. Kuburyo dufite arwanashaka hafi mu murenge wose, muri murenge wose dufitemo abarwanashaka, buri karere, buri kagari hafitemo abarwanashaka. Icyo tusigaje no gushira inzego ku midugudu, ariko abarwanashaka turabafite ahantu hose. Tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twari dufite 2017. Kandi ikindi 2017 twagiye mu matora tutari no mu nzego za leta, ariko nkuko mubizi 2018 twagiye mu matora y'abadepite turatsinda, tubona 5% y'amajwi y'abaturage, tujya mu NEC amategeko, tukatufitemo abadepite 2, ndetse na nyuma yaho twagiye no muri Senate, tutari no mu senateri. Kuri shaka ryacu ryakuze, abaturage barigiriye icyizere bitandukanye nuko byari bimeze 2014. Twatumva yuko muri aya matora ya 2024 tuzagira itsinzi ikomeye cyane kurusha uko byari bimeze kiragiye. Icyo dushize imbere ni ukugira ko tugira igihugu cyiza kurushaho, aho twihaza mu biribwa, tukaba icyo tuya food security, tukabura umunyarwanda wese akaba afite ibiryo ku isahani, nta muntu wasonza, tutagomba gutumiza ibiryo mu mahanga, tukaba dufite mu by'ukuri umutekano usesuye, tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu, ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino, tukikomeza mu mutekano wacu, tukaba turi igihugu tubona ko twarwanya ubukene. Abanyarwanda bose murabona ko hakiri ibibazo by'ubushomeri, ubushomeri buhagaze kuri 22% mu rubyiruko. Tukumva yuko twakora ingamba zo kubona akazi, urubyiruko rwacu ukabona akazi, abantu bakava mu bushomeri, n'abandi bose bifuza gukora bagakora. Tukumva yuko tuzabishamo ingamba byose, ariko tutirenganyije no kurengera ibidukikije, kuko nkuko mubibona ibibazo bya n'ihindagurika y'ikirere byagenda bikomeza. Mu mwaka ushize mwabonye ko twafushije abantu benshi cyane mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no majyaruguru, muri za Nyabihu, za Rubavu n'ahandi mwarabibonye, abaturage barenga 100 barapfuye. Tukashyira ingamba ziturinda ibihindagurika y'ikirere ndetse n'ibibazo byo kubura amazi yo kuhira imyaka, ndetse tukashyira ingamba zikomeye.
dufite gahunda ndende nkuko twabigaragaje muri twemeza imigabo n'imigambi ishaka, ariko tuzabigarukaho neza tutangiye kwiyamamaza, muzabibona byose neza kuko nabo turatangiye kwiyamamaza. Icyo tubona nuko nk'ubu ibihugu ntabwo nibivuge mu mazina bitandukanye byavuze ko bishaka kudutera, mwarabibonye mwese, tukaba bidutera impungenge, mukabona ko hari n'igihugu kimwe cy'abaturanyi cyafunze umupaka wacu, nabyo bidutera impungenge. So tukuva yuko tugomba gushyira imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi, ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka w'igituranyi kubera ko batumvikanye neza, kuko abaturage bo baba bagomba gukomeza guhahirana igihe cyose. Niba hari ibintu bitumvikanyweho bazajya bashaka uburyo bwa diplomasi cyangwa se uburyo bw'ibiganiro babikemure. So twazashyira izo ngamba kugira ngo ntihazongere ko igihugu gifunga umupaka n'ikindi. Bijyanye n'ubutabera, aho twavuze yuko tuzakora biriya bigo byitwa ngo ni transitional centers cyangwa se bafungira abantu by'agateganyo, aho ugasanga bamazemo igihe kirekire. Ariko nanone uretse no kubikuraho, twatekereje ko tuzashyiraho ikigega cya leta kigomba kuzajya cyishura abantu bose bafungiwe iby'agateganyo iminsi 30 bikahinduka umwaka, umuntu akazafungura ari umwere. Nkuko mubizi abanyarwanda benshi iyo maze gufungurwa bakabasanga ari abere batinya kurega leta. Noneho twumva yuko aho kugira ngo abantu batinya kurega leta, ahubwo hazaba habaho amafaranga bagomba guhabwa buri muntu wese wasanze ari umwere yarafunze iby'agateganyo nta bimenyetso bihari, bambise ayo mafaranga amuhawe. Noneho ayo mafaranga nyuma yaho abantu bamufunze bazajya babibazwa. Icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30. Ariko tukazashyiramo n'imbaraga mu kigo kishinze cya RIB kishinzwe ubugenzacyaha, ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza, ku buryo umuntu niba bamufite iminsi 5 cyangwa se 7 bazajya bamuheza mu bushinjacyaha bafite ibimenyetso, niba batabifite bamurekure. Ibyo bizajya bifasha kugira ngo abantu be kuzajya bafungirwa ubusa. No mu bushinjacyaha nabo ya misi baba bafite na 7 mbere yuko bamusabira kumufungira by'agateganyo babe bafite ibimenyetso bihagije be kuzajya bafunga umuntu by'agateganyo. Tumva icyo kintu kigomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita 20 jours kizajya kiveho, kandi icyo kiga kizajyeho. Mu kanya tusize Secretary General arimo gutanga kandidatire z'abadepite, twatanze liste iriho abadepite 65 nazo maraza kuzimenya mu kanya, nazo turimo kuzitanga. Icyo navuga twatekerejeho nuko tuzashiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Icyo twagitekerejeho uko twasanze itangazamakuru ritafite ministeri rirebera, rifite ibigo byinshi cyane bishinzwe, twumva yuko tuzashiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Ibyo muri bimwe twashoboye gutekerezaho mbere. Murakoze cyane.